kubera imbaraga z'iki z'amashuri. Nicyo gituma abantu bavuga ngo umuntu usenga ujye umutinya, wuzura umwuka wera umutinye, utinye umwana. Ariko n'umuntu wize niyo yaba ari umushomeri akaba bimariranye igihe kirekire, abashomeri haleluya, mwikirize nk'abarorera, ntabwo ari we mushomeri wa mbere ubaye. Ubushomeri buhera kuri ba Daniyeli bari Babuloni, barize imyaka 3 babazwa, bakorana ekri baratsinda, ariko ntibahita babona akazi cyakora babibwami. Hanyuma Imana iravuga ngo kubera ko mwize mukaba bashomeri ntimusambane. Ubundi kibazo nuko umushomeri ugasamba, kandi burya aho gupfapfana wapfa. Yesu amaze kubona bamusohoye mu rusengero, none ko abahanga bamwanza arabigenza ate? Aravuga ngo ubw'abahanga banyanze reka njye gushaka baswa. Nubu burya ahamagara amafi yose mu nyanja, arayabwira ngo esho nzaba ndaho ku mazi, mwirinde ntimwinjire mu nshundura za ba Petero, kuko ba Petero bagifite amafi ntibashobora kunkurikira. Hanyuma rero mwamafi mwe, ndavuze ngo ntimwerekere ibumoso ahubwo mujye hehe? Mujye iburyo, ejo nzaza. Ba Petero baraye baroba, amafara bitaba, bararoba wapi biranga. Kumbi biri muri gahunda yande ya Yesu. Yesu aza ahantu yagukorerega akagufata. Murakoze, reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nk'uko intego y'igitaramo cyangwa se igiterane imeze. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 3, umurongo wa 19, ni ku rupapuro rw'122 mu isezerano rishya. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 3, umurongo wa 19, aravuze ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Murakoze. Twongereho undi murongo nanone muri icyo gitabo, igice cya 2, turasoma umurongo wa 38 n'uwa 39. Aravuze ngo Petero arabasubiza ati mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Amen. Turasoma undi murongo, imirongo turaganiraho igera kuri 4. Hanyuma ni igice cya mbere nanone muri icyo gitabo, umurongo waho w'8. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere, umurongo w'8. Aravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Haleluya. Haleluya. Kubaje namaze kuvuga uwo ndiwe, nitwa Imfura Daniel Ngendahimana. Hanyuma mvuka Nyabiranga, ni naho naturutse, mbarizwa muri no paruwase. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe. Turagira ngo tuganire kuri aya mateka, nubwo turasa n'abanyuramo gakeya uko byari bimeze no mu gihe cya Yesu. Ni amateka uyu murongo aba baririmbyi bahisemo, yaturutse ku mateka y'umuntu Yesu yakijije anyuze mu bantu bari baramaze guhabwa imbaraga, kandi nabo bazibonye umwuka wera amaze kubamanukira. Uyu niwe muntu wakize amaranye uburwayi igihe kirekire, kuko uyu muntu ba Petero bamuhagurutsa amaze imyaka 40 arwaye. Hanyuma waba warafashwe ejo, waba wafashwe none, igihe cyose wafatiwe, Yesu ntakangwa n'ibihe, izina rye rihimbazwe. Haleluya.
icyo dusabwa ni ugukizwa tugakira tukamwemera tukamwizera, kandi dukwiriye gutangira guhindura imvugo. Ibyo kuvuga ko Imana ari umukozi, mwihanganire iki Kinyarwanda, ibyo kuvuga ko Imana ari umukozi tukabivamo, ahubwo tukongera tukamamaza ko Imana yacu ari umuremyi. Haleluya. Kuko niba itariho igira gute? Irabirema, izina ryayo rihimbazwe. Hanyuma iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigira amazina 4, ariko kandi hari n'ushobora kucyita amazina 5. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigira amazina 4, hakaba n'ushobora kugiha amazina 5. Izina rya mbere abantu dukunze kumenya ni iringiri nyine, cyitwa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hanyuma izina ryacyo rya kabiri cyitwa igitabo cya kabiri cya muganga Luka, yari dogiteri. Hanyuma izina rya gatatu cyitwa igitabo cy'amateka y'intumwa. Izina ryacyo rya kane cyitwa igitabo cy'ibyahumetswe n'umwuka. Hanyuma izina ryacyo rya gatanu cyitwa igitabo cy'amateka y'itorero. Yesu ashimwe. Ni nayo mazina abantu bakunda kwitirira iki gitabo. Hanyuma iki gitabo cyanditswe na Luka. Luka niwe ibimenyetso n'ibikorwa n'imvugo zigaragaza ko ari we wacyanditse. Hanyuma kandi uyu Luka nawe ntiyari yoroshye, yari umuntu ukomeye. Burya mu isi habamwe abantu bakomeye, ariko icyubahiro cy'abantu mu isi kijya kinasigara hano mu isi, ariko icyubahiro kituruka ku Mana icyo ngicyo abantu bayo baragendana. Haleluya. Yesu niwe wenyine utanga icyubahiro, abantu bakakigendana, bakakimanukana, bakakiryamana, kuko icyubahiro cy'abantu mu isi kiba mu ntebe. Icyubahiro cy'abantu mu isi kiba hehe? Kiba mu ntebe. Njyewe ndi mwarimu uyobora itorero rya Nyabiranga, ariko kubera ko turi mu isi, intebe nicaraho n'uwo mwanya igihe gishobora kugera uwo mwanya nkawuvamo, yego, undi nawe akagira gute? Yahagera, kandi icyubahiro bampaga bakakimuha cyangwa bakanarenzaho, kubera ko icyubahiro kiri hehe? Kiri muri ya ntebe. Ubwo ni ubuzima bw'inaha iwacu ku isi, ariko ubutware bwa Kristo, haleluya, Bibiliya iravuga ngo buzaba buri kubi tugubye. Niyo agiye Yesu agira gute? Arabugendana. Cyo cyatumwe babwira Yosuwa, Imana iramubwira ngo nukuri nuku ku mutima, ntugire ubwoba, shikama, komera, uko nabanaga na Mose niko nzagira gute? Niko nzabana nawe. Imana iduha icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana iduha icyubahiro mu izina rya Yesu. Kandi nitwubaha Imana biroroshye. Iyo umuntu yubashye Imana nayo igira gute? Iramwubahisha. Hanyuma mu buzima busanzwe sindi bugaruke ku mpamvu nyinshi zituma abantu bubahwa, ariko duse n'abagaruka kuri Luka. Ntabwo turi bugaruke ku by'amafaranga. Namwe murabizi, mu isi y'umuntu afite agafaranga bajya bakunda gusetsa abantu bakavuga ngo iyo umukira akandagiye umukene, umukene navuga ko bamukandagiye, ahubwo aravuga ngo boss, akaguru kanjye kagiye munsi yakanya, akeni kashyira hehe? Mu makosa. Ariko boss, kubera iyo umuntu afite kashi abakomeye, burya ndugu yangu, uzabibwirwa n'iki? Ngaho nawe uzibeshye ukandagire boss. Abakene bene boss ataragira icyo avuga, abakene bene wanyu bahita bakwahuka n'inshyi nyinshi cyane. We nta soni urakandagira boss. Hanyuma rero umuntu ashobora kubahwa no kugira agaciro bitewe n'ifaranga. Nari nshatse kubibutsa ngo amoko y'imbaraga nayo kandi ni menshi. Hari imbaraga zituruka hehe? Ku mafaranga. Kandi mubimenye ku isi amafaranga akemura ibintu byose uretse ubugingo ataguha. Ariko ibindi byose ku isi amafaranga agira gute? Sinzu nziza gira amafaranga, sibyo ahari? Imodoka nziza nuko ubufite iki? Wari uzi ko abantu banayakoresha no mu buryo bubi, bakagambanira abandi, bakabicisha bakoresheje iki? Amafaranga. Hanyuma ubwo ni ubwoko bumwe bw'imbaraga. Hari imbaraga z'iki? Z'amafaranga. Umuntu yafite muri korari turamwubaha, niyo yaba yigezemo ntajwe agira,
akaba atazi kuririmba, atazi gucuranga, atari n'umuhanzi ngo azaduhangira indirimbo, apfa kuba afite agafaranga. Igihe cy'amatora iyo kigeze aravuga ngo ngewe ndiyamamaje, ndabasaba ko muntora. Turamuhakana, duhita tuvuga ngo ndiyo boss, turagutora. None se nitutamutora tugutore wowe, nitugira urugendo uzaduha imodoka? Umuntu akabatowe n'imbaraga z'iki? Z'amafaranga. Izo nazo zibaho. Kandi ku isi nanone haba n'imbaraga z'imvura. Imvura igiza igasenya ibintu byinshi. Wajya kubona ukabona igisenge cy'amashuri, yewe wari uzi ko imvura igizana n'umuyaga ku buryo n'urusengero ujya kumva ngo igisenge cyagize gute. Imbaraga z'iki? Z'imvura, imbaraga z'umuyaga. Izo nazo zibaho. Hanyuma kandi ku isi, mbega mubyumve, ku isi haba amoko menshi y'imbaraga, ariko hejuru y'imbaraga zose, haleluya, hari imbaraga z'iki? Z'Imana. Umuntu ashobora kugira amafaranga ariko atubaha Imana, yagutukira hano Imana ikamureka, ejo bakazamutikura urushyi ari mu isoko ry'i Nyarugenge, abantu bose barimo babireba gutya. Mubizi se ko haba hari za kamera? Ariko iyo umuntu yicishije bugufi imbere y'Imana, niyo ageze aho bikomeye igira gute? Iramwubahisha. Wari uzi ko hari igihe umuntu atunga amafaranga akamushiraho, akajya yifuza icyatuma yabona, ntibayamuha, ariko akifuza kugira gute? Kuyareba. Ariko iyo umuntu afite umwuka wera, niyo amafaranga agiye anegera Imana, za mbaraga zaza, Imana ikamubwira ngo umva, njyewe kubera ko nagendanye nawe, kubera ko ukiyafite wayampeshereje mu iki? Icyubahiro. Nukuri humura, ibikomere wagize nzagira gute? Nzabikomora. Turashimira izo mbaraga. Haleluya, haleluya. Hanyuma ku isi haba n'imbaraga z'amashuri. Imbaraga z'iki? Z'amashuri. Izi rero nizo Luka yari yibitseho. Luka yari dogiteri. Yari iki? Mu buvuzi. Yari dogiteri. Mbibutse ko hariya kuri centre de santé ya Gihundwe, siko hitwa, ku Kadashya, nta mudogiteri uhaba. Hari uwo mwahasanze? Nta mudogiteri uhaba. Reka. Dogiteri ni umuntu wubashywe. Ni umuntu ugize gute? Wubashywe. Nureba ubu mu Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu munsi aramutse avuze ngo imfura Daniel abe premier ministre, byakunda ntibyakunda? Mubishaka mutabishaka byagira gute? Byakunda. Kandi kubera uburyo yubashywe, n'inyoni yayobye ikaba yavuye muri Kongo uyu munsi kabiri kuguruka mu kirere cy'u Rwanda, iyo nayo ni iya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo sibyo? Mbega twemeranwe ko Perezida wa Repubulika akomeye, si yego? Ariko kubera imbaraga z'amashuri, nawe iyo ageze imbere ya dogiteri byagenze bite ubwo ngubwo? Yarwaye. Kurya avuga twese tukubarara, yatambuka amashyika, nawe iyo ageze kwa dogiteri, dogiteri akamubwira ngo asama. Imbaraga z'iki? Z'amashuri. None asama cyane ze kubera imbaraga z'iki? Z'amashuri. Nicyo gituma abantu bavuga ngo umuntu usenga ujye umutinya, wuzura umwuka wera umutinye, utinye umwana. Ariko n'umuntu wize niyo yaba ari umushomeri akaba bimariranye igihe kirekire, abashomeri, haleluya, mwikirize nk'abarorera, ntabwo ari we mushomeri wa mbere ubayeho. Ubushomeri buhera kuri ba Daniyeli bari i Babuloni, barize imyaka 3 babazwa, bakorana ekri, baratsinda, ariko ntibahita babona akazi cyakora babibwami.
hanyuma Imana iravuga ngo kubera ko mwize mukaba abashomeri ntimusambane. Ubundi ikibazo ni ukuba umushomeri ugasambana, kandi burya aho gupfapfana wapfa. Ariko niba uri umushomeri wubaha Imana, izi mbaraga turi kuvuga uyu munsi baririmbye, haleluya, ahari igihe kizagera baravuga ngo bucya bucyana aya. Ba Daniyeli babaye abashomeri da, muzi uburyo babonyemo akazi. Nebukadinezari yararose aburuzi isobanura, aravuga ngo amafaranga twabatanzeho mwabapfumu mwe nintazimenya mwese muragira gute? Murapfa. Undebera abantu ukuntu bateye, igihe babahamagaraga ntibajyanye ba Daniyeli, ariko bamaze kumva ko gupfa birimo baravuga ngo Daniyeli vayo hano sha, vayo, wajyaga wirarira ngwino noneho twumve iyo Mana yawe. Kumbe aho bibwira ko dupfiriye niho Imana iduhera ubuzima. Haleluya. Ni muhumuri zaturokora. Hari igihe babaza umuntu ese ukora iki? Nyine yavuga kuri uwo mushomeri. Ariko abameze batyo kwa Yesu hariyo akazi. Kwa Yesu hariyo nukuri Imana yacu ni Yesu. Gusanga wari igisambo wamara kwihana arakwinena, nakubwira ati no vayo hano nawe nzagira gute? Nzaguha akazi. Akaba kwinjije muri korari ukaririmba wari igisambo wateraga gatarina. Hejuru y'imbaraga rero z'amashuri hari imbaraga z'iki? Luka narimo mbabwira ngo amashuri, dogiteri si umuntu woroshye, uko na perezida nyine abigenza atyo iyo dogiteri abimusabye, kandi dogiteri yavuze ngo subira iwawe uzagaruke nyuma y'amezi angahe? 3. Aravuga ngo hoya, dogiteri yagize gute? Yabivuze afite imbaraga z'iki? Z'amashuri ntimwiganye. Nabyumvise ko dogiteri ari umuntu utoroshye. Aha, ndabona mutabyumva. Dora kandi wari uzi ko uri umugabo ufite umugore, umugabo w'inshuti yawe magara ninde? Yitwa? Nta nshuti ugira? Irabuze. Nuko turi buganire mutagira ngo nibindi. Nta nshuti ugira y'umugabo? Ni benshi? Nkande se nibura muri abo benshi ufitemo nde nande? Yitwa nde? Yasohotse. Aha, uwo mugabo wasohotse uzi ko ari inshuti yawe, uyu munsi aje akakubwira ngo yabonye ubwambure bw'umugore wawe, mwakomeza mukaba inshuti? Yazunguje umutwe ngo hoya, cyarangirira aho ngaho. Kandi nanjye niko kuri inshuti ndazigira, ariko umbwiye ko wabonye ubwambure bw'umugore wanjye wambwira wabubonaga uri kwerekera he? Ariko kubera imbaraga z'amashuri wowe ubwawe hari igihe umugore ageramo ugatangira kwifuza uburyo wazahura nande? Na dogiteri, kandi warangiza ukabigira mu butayu kinginga Imana nyabuneka Uwiteka, ubwo kukadashya bamaye transfer umbabarire, ningera igihundwe nzasange dogiteri agize gute? Wagira umugisha rero wahagera ugasanga dogiteri arahari. Ukomanga cyane, ukomanga gahoro kubera kubizi ko mutiganye. Iyo ugize amahirwe aravuga ngo nikaze nimwinjire. Hanyuma hari ubwo ujya kumva wenyine ataragira n'icyo kubaza, wenyine ubwawe n'ikirokore muraho muga Yesu ashimwe. Nari mukuzaniye. Nari ngo wari umumuzaniye. Inde wari umuzaniye? Umugore wawe. Arangiza akakubwira ati mwicazaho hanyuma ugire gute? Urasohoka ntusohoka? Urasohoka. Dore icyo byari bivuze singendereye kubasetsa. Burya twese abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tukamwemera kandi tukamurya wese, yaduhaye ubutware n'ubushobozi byo kwitwa abana b'Imana. Yariraye aravuga ngo muzakandagira inzoka ndetse na sikoro. Burya turi abadogiteri ndugu yangu, izananiranye uzizana mu masengesho. Haleluya,
hanyuma kandi burya turi abavuzi b'imitima. Turi abavuzi b'iki? Kubwira ati mwicaza aho ugire gute, kandi usohoka n'umutima mwiza umubwira ati umurebe neza. Hanyuma abagore murabizi, arakubwira ati vanamo, uranga uvanamo, kandi iyo utashyuze uduha ubuhamya ati sheri urabizi, yo yandebye wese arankandakanda, kandi tukumva tumufitiye icyizere kubera imbaraga z'iki. Icyitonderwa, dogiteri ntasaba akazi. Dogiteri ntagira gute? Ntasaba akazi, ahubwo ubuyobozi nibwo bumwandikira. Icyo dogiteri akora niki? Ni ukwiga, yamara kwiga akicara, hanyuma baravuga ngo iyo ukize bagira gute? Mufite umwana uri gukora ku Kigeme, amaze kugradiwa yaje iwanjye mu rugo, shayino sa we wagerageje ati hoya, ngiye buretse niyicarire mbanze nduhukaho nagendeye, bazagira gute? Bazibwiriza. Kandi koko nyuma y'ibyumweru 2 bamwohereza mu burasirazuba, hanyuma ngo yikoze amezi 3 bati turakwinginze tugire hehe? Ku Kigeme. Dore icyo byari bivuze Yesu uzahura na Luka. Biravuze ngo nta muntu usaba impano, nta muntu usaba iki? Nta muntu usaba kuba perezida wa korari, nta muntu usaba kuba mwarimu, nta muntu usaba kuba pasiteri, nta muntu usaba kuba umushumba, nta muntu usaba impano. Icyo umuntu asaba kuzura umwuka wera, nyuma y'uko ijuru rigucunze, iyo rimaze kubona warize uri kuri rugero rushyitse, ryonyine rigira gutya rikagushakisha, rikavuga ngo ntiwashobora kuririmba, icyo akora uzayobora amateraniro. Haleluya. Hanyuma rero amatiku n'amatiriganya tubamo tuyavemo, byo kwirirwa muturwanya mushaka kudurika, nimundeke mbanze njyeho. Yesu ashimwe. Nta muntu usaba kuba mwarimu, wowe icyo ukora urakizwa, usaba kuzura umwuka wera. Imana yakubona ikabona uzaba umwarimu utari umutiriganya. Dore ko habaho barumashana b'abaganga, hari abantu babwiha bita bamagenda, sibabaho. Noneho ikibazo cyo kwibazwa kuri ubu buganga, mumaze kubyakira se nibura ko turi abaganga dukwiriye guha abakristo imiti ijuru ryatanze? None iyo utanga ni iyihe? Turi rumashana. Kandi kimwe mu bibazo dufite nuko dufite abantu bazi ko ari abaganga kandi ari indembe nabo ubwabo. Kuvurwa n'umuntu nk'uyu rero yaguhuhura, kwaguha imiti itagize gute? Idakwiriye. Icyo akora muzahabwa umwuka wera nagira gute? Hanyuma mubyumve ko uyu muntu uri ku rwego rwa Luka, kugira ngo aze muri ibi bintu byacu, ntabwo ari ibintu bigize gute? Si ibintu byoroshye mutangira, ariko vraiment gashyiramo analyse ibintu byinshi. Luka nawe nuko yari ameze, yari umwiyemezi atarahura na Yesu. Duse n'abanyuramo parcours turebe uburyo Yesu ahura na Luka, bikaza gutuma yandika aya magambo bakunze kuririmba no gusubiramo. Hanyuma rero ubuzima bwa Yesu bugabanijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukuva avutse kugera ku myaka 12. Iki gice Yesu ntiyakoraga ibyo ashatse, ntiyanajyaga aho ashatse, yagombaga kuyoboka amabwiriza n'amahame y'ababyeyi, akumvira sena. Yesu ashimwe. Bivuze iki? Biravuze ngo iyo umuntu akiza mu itorero, yirinda kutuzanira amashagaga n'akamereye no kurwana ngo nawe tuguhe umwanya wigisha. Ndugu yangu, urigisha ibyo ukuye hehe? Turabafite abantu bimwe mu bibazo muzajya musanga tugenda duhura nabyo. Umuntu akiva mu mazi ngo hoya nanjye nakwigisha. Oya, banza utozwe gahunda n'umuco by'iki byitore. Yesu ntiyajyaga hashatse, ntiyanakoraga ibyo, yagenderaga ku mabwiriza n'amategeko y'iwabo. Ni nabwo buryo bazamukanye nawe mu rusengero i Yerusalemu, bamujyanye mu materaniro nk'uko barimo batamba ibitambo byo mu minsi mikuru ya Pasika. Babaye iyo baratambye. Mbega muremera ko ahantu turi kumwe na Yesu? Baratambye kubera ko Yesu ahari.
ibintu bigenda neza, ariko bo ntibamenya ko ari Yesu utumye bigenda. Mbega abantu bari bataramenya ko yaje. Hanyuma ibitaramo birangiye, murabyumva, umwana w'imyaka 12 iwabo bahita bitahira, baravuga bati ibyo ari byo byose ntiyayoberwa inzira, reka twitahire. Mariya na Yosefu barataha, Yesu bagize gute? Bamusize. Bageze mu rugo baramushaka baramubura, ngo bamushakashakira mu nshuti no mu baturanyi babo. Bivuze iki? Dufite abantu baza tukaririmbana, bakabisirimba, bagasimbuka, ukabona umwuka hari yaje, ariko wagera mu baturanyi batashye, wamukandagira agahita kwereka ko Yesu yamusize aho yagiraga gute? Yabyiniraga. Erega bagezeyo Yosefu na Mariya baratonganye. Yosefu ati umwana ari hehe? Mariya turamumbaza, we kuki utamumanukanye? Yosefu ati ariko wa mubyeyi, ubundi uri umubyeyi namuna gani? Basubiranamo kubera ko Yesu bagize gute? Izi ndirimbo muririmbye nibi tuvuze, icyaguha ukabitahana. Kubiririmba ni kimwe, kubyigisha ni kimwe, ariko no gukora iby'Imana ishaka kikaba. Ntabwo abazamubona ari ababivuga, ntabwo ari ababiririmba, ahubwo nabakora ibyagira gute? Byashaka. Bamaze kumubura barabwirana ngo ntiduconcomerane, dusubirayo tujye kumushaka. Bahageze basanga Yesu ari yicariye hagati y'abigisha bateze amatwi, kandi agira gute? Ababaza. Mubimenye hano Yesu agira gute? Arahahora. Abaje kumushaka ni twebwe. Hanyuma umuririmbyi araririmba ngo nimuva ku rugamba mutahane nawe. Mujye mutahana nawe, ugendane nawe, ukorane nawe, bizatumunesha, kandi Kristo aguha imbaraga mu izina. Igice cya kabiri cy'ubuzima bwe nukuva kuri iyo myaka 13 kuzamura 25 arabatizwa, hanyuma ukagera ku myaka 30. Iki gihe nubwo ari umusore w'amashagaga, ntabwo nanone byakuragaho ko yumvira sena na nyina. Iki gihe yabanaga na Yosefu ku ibarizo. Babanaga hehe? Ku ibarizo. Bivuze iki? Nitubatumira mu masengesho muze musenge, muri burakeye muze musenge, mwigire ku birenge by'ababayobora, hanyuma natwe ababayobora twigire ku birenge bya Kristo. Babanaga na se Yosefu hehe? Ku ibarizo, kuko yarimo aramutoza agira ngo nawe azavemwe umubaji kalifiye, naho kumba Imana yamuteguyemwe umubaji wo kubaza imitima. Yesu ashimwe. Turasabwa kumvira abatuyobora, tukubaha Imana, kandi kuyubaha tuzayubahira mu bandi abo dusenga nabo turirimba naho dutuye naho dukorera. Hanyuma iki gihe nicyo gihe mwumva rimwe Yesu arimo abiteranya. Yosefu yagiye gufata akaruhuko, Yesu abarabimennye. Ya meza bagize gute? Murankurikiye? Ya meza babazaga bamaze kuyuzuza, birya by'abana nyine Yesu akomeza kuyihuzahuza, ahubwo ibigize gute? Ibiramenetse. Bimare kumeneka, Yosefu agarutsa mwuka inabi. Ariko Yesu kubera ko yari Imana 100%, Yesu yo yigisha kwihangana, arabanza kwihangana. Haleluya. Pana kuririmba kwihangana kandi utihangana. Yosefu ngo mwuka inabi, hanyuma Yesu arihangana, amusubizanya ineza. Ari ryo rya jambo rivuga ngo gusubizanya ineza bihosha uburakari. Amaze kumusubizanya ineza, Yesu arayifata ya meza, arongera arayiteranya, isubirana none iba nziza kuruta uko bayikoranye nande? Na Yosefu. Bituma Yosefu avuga ngo byanze bikunze ndabona uyu mwana azavamwe umuntu utagize gute? Udasanzwe. Haleluya. Waruzi ko Yesu ashobora kwemera n'ubuzima bwawe bukanyanyagira ndugu yangu? Yosefu yaravuze, Yosefu mwene Yakobo yaravuze ngo kugeza igihe isezerano ry'Imana ryasohoye ryarangerage zaga. Hanyuma niba Imana igerageje kwizera kwawe, reka kwizera gusoza umurimo wako. Igice rero cya gatatu cy'ubuzima bwe nukuva ku myaka 30 kugeza akoze mu itorero no mu idini, apfuye azutse n'uyu munsi kandi aracyakora, izina rye nirihimbazwe. Haleluya. Hanyuma kugira ngo Yesu akore byemewe byagenze bite? Yaraje agera kuri Yorodani,
ahasanga Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza akimara kumubona ahita abwira abantu ngo dore uriya wenyine niwe ukuraho ibyaha by'abana b'abantu, mumwumvire, mumwubahe, mumuyoboke. Hanyuma arakomeza umurimo wo kubatiza. Yesu nawe araza yegera Yohana aramubwira ngo Yohana, nanjye ndaje kugira ngo ugire gute? Umbatize. Yesu akivuga atyo Yohana ngo yumvire ijwi, yumva n'iryajwi ryavuganye nawe akiri urusoro mu nda yande ya nyina. Murabyibuka igihe Mariya na Marita bagira gute? Nako igihe Mariya yego na Marita basuhuzanya, nako Elizabeth igihe basuhuzanya, Yohana yari amaze amezi 6 ari mu nda ya nyina. Hanyuma Yesu nawe aribwo akigera mu nda ya Mariya ngo basuhuzanye. Aba bana murabizi barasimbutse. Kumbe Yesu yarabwiye Yohana ngo mva Yohana, nubwo ari we mukuru, ndagira ngo nkumenyeshe ngo kwisi ikizakujyana si ugutunga amamodoka menshi n'amazu menshi ngo wiguminuze, ahubwo ubuzima bwawe bwose uri iki? Uri integuza. Hanyuma nugera ku isi uzashyiremo imbaraga, ukorana umurimo umwete. Ngize gute? Umurimo nguhamagariye uzawukorana iki? Umwete. Hanyuma rero Yohana arangije bari kuri Yorodani aramusubiza ngo ninjye wari ukwiriye kuza ngo umbatize. Yesu aramubwira ngo emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Yesu arabatizwa. Bibiliya iravuga ngo ako kanya kiva mu mazi ijuru rihera ko rirakinguka, ngo umwuka wera mumanukiraho ari mu ishusho y'iki? Y'inuma. Arangije amugwa ku bitugu. Bibiliya iravuga ngo amutindaho. Kubera iki Bibiliya yashyize aka kantu ngo amutindaho? Abantu bari baraho babonye inuma, uyu mwuka wera muguye ku bitugu, baraje barawugurutsa. Dufite abantu wagira ngo bashinzwe kukuvana mu mwuka, ariko ubwo ariyo yaduhamagaye. Nimuhumurizana dukomeza. Abo tukiri kumwe, haleluya. Barongera barayigurutsa bwa kabiri, iraguruka ariko iragaruka, bwa gatatu iraguruka ariko iragaruka. Bivuze ngo bacokoje Imana, umwana wayo ndetse n'umwuka wera. Mu ijuru babibonye bahita bumvikana ijwi rirenga, rirarangurura riravuga ngo amatiku n'amatiriganya murimo mubivemo, nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkagira gute? Nkamwishimira. Mumwubahe, mumuyoboke mwese. Turashimira Yesu twayobotse. Haleluya, haleluya. Yesu amaze kubatizwa arazamuka mu butayu. Yesu nawe yabunyuzemo. Ihanganira igicuku, utegereza igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo buzagira gute? Buzacya. Iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Bibiliya iravuga ngo yajyanyweyo no kugeragerezwayo na Satani. Amanuka Yesu adatsinzwe, icyubahiro kibike, ntatsindwa. Intambara nini n'intoya iyo arwanye yose agira gute? Arayitsinda. Ngo amanuke rero araza. Muri iki gihe rero kugira ngo umuntu ahagarare ku ruhimbi yagombaga kuba yujuje imyaka 30, kandi ibyo nabyo ntibyari bihagije. Yagombaga kuba yatsinze ikizamini. Babaga ikizamini bakababaza cyane cyane, bagatinda ku bitabo 5 bijya Mose. Hanyuma rero Yesu bamuzanira umuzingo w'igitabo, baramubwira ngo ngaho nawe soma. Kubera iki? Ibizamini byari bibiri, wagombaga gusoma, wamara gusoma ugasobanura n'ibyo wagize gute? N'ibyo wasomye. Yesu ngo bamuha umuzingo w'igitabo, akibumbura basomye Yesaya 61. Haravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge no muri nge, uwo niwe wantumye kuza kumenyesha imbohe ko zigize gute? Ko zibohowe. Yantumye kuza kumenyesha abantu no gutangaza umwaka Uwiteka Imana agiriyemwe abantu be iki? Imbabazi. Yayiro nk'umutambyi mukuru wari uraho, tibyamunyura. Tibyagira gute? Tibyamunyura. Navuga ngo umwuka mungezeho aciye hehe? Uriya mwana nuwo kwande wigereranije. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri we. Aratangira barajujura. Aravuga ngo nimumuvane ku ruhimbi. Abantu baramubwira ngo umva rero, ubwo twamuhaye umwanya wo gusoma, tumuhe n'umwanya wo kugira gute? Wo kubisobanura. Haleluya. Nukuri Yesu asoma neza. Nabirya wamwandikiye yagize gute? Yarabisomye. Yesu azi gusoma. N'abatarize Yesu yaratwigiye, izina rye rihimbazwa. Hanyuma bamuhaye umwanya ngo asobanure ibyo yasomye. Atera intambwe ya mbere, isobanura umunsi wa mbere azaba ari mu gituro. Atera intambwe ya kabiri, ngo atera intambwe ya gatatu, isobanura gatatu azamara mu gituro. Abageze harya hari intebe bubakiye Mesiya
Yesu abagize gute? Ayicaraho. Ndebera ba Yayiro noneho mushinya n'uburakari bihita bigira gute? Birazamuka. Dati n'intebe ya Mesi yagize gute? Arayandusha. Musohore. Tabavuga ngo Mariya ari hehe? Mbega ni bya bindi bavuga ngo iyo kibaye ikigoryi kibicyande. Baravuga ngo Mariya ari hehe? Mfite umwana ungana gutya ataramutoje gahunda yo mu rusengero ku buryo atinyuka kwanduza intebe yande ya Mesiya. Hanyuma rero mu gihe Yayiravuze atyo aravuga ngo kabiri gatatu mbone mwagize gute? Mwamusohoye. Abagore n'abana bakunda gufashwa cyane bakavuga ngo ariko nubwo bamusohoye Yesu aravuga neza. Yesu aravuga. Buriya abagore mu buzima bwabo bahita bafashwa ku kanya nta bintu byinshi. Bakivuga ngo Yesu asohoke rya jambo riba ribasohoyeho ngo yaje mube ntibagira gute? Ntibamumenya. Byari bibabanye ikibazo. Ya ntebe iranduye kandi yarahera. Bivuze ngo naho hagize gute? Ubwo ku ruhimbi naho haranduye. None niba handuye ubwo n'urusengero rwose rugize gute? Ubwo ruranduye. None birasaba iki? Kuzubaka urundi no kuzana indi ntebe. Hanyuma rero Yesu ngo asohoke. Niba hari abantu bazi guhurura, abagore n'abambere, abana bagakurikiraho. Yesu asohotse, Mariya mukurikiye, abagore bati natwe turinde. Agirira ikiba kiramwometse. Yayiro nk'umuntu wari uri ku ruhimbi yitegereje urusengero, abona urusengero rusigaye rwambaye ubusa, abantu bagize gute? Basohotse. Ahita avuga ngo abadiyakoni muri ku nzugi mwegekeho ko mbona abantu bakomeje gusohoka. Hari n'isengero zimwe na zimwe muzasanga mw'uwo mwuka ngo abantu basohotse cyane. N'iki cyabaye ngo mukinge? Uyu mwuka nuva ku Mana uva kurinde? Kuri Yayiro. Bwira abantu iby'ijuru, ubikeneye akomeza bikurikire. Hanyuma noneho abadiyakoni bamaze gukinga babwira Yayiro ngo erega nubwo twakinze ariko abagiye nibo. Arababwira ngo ntacyo bitwaye, nubwo bagiye ari benshi abagiye n'abagore n'abande n'abana. Ubwo abagabo mu gihe hari ntacyo bigize gute? Ntacyo bitwaye. Abagore bumva vuba baba baritaye mu gutwi uko bari inyuma ya Yesu, batangira kumuganyira agahinda kabo bati Yesu we aravuze ngo twebwe abagukurikiye ntacyo tumaze. Hari abantu bazi kuvuga inkuru kandi bakagira gute? Bakazongera. Nibyo Yayiro yaravuze. Yaravuze ko abagiye ari abagore. N'iki? Niba ushaka kwakira umwuka wera bigusaba kugira ukuri. Baramubwira ngo aravuze ngo ntacyo tumaze. Yesu arababwira ngo unkurikira agabanya amagambo akongera ibikorwa. Icyo akora simwe mu bivugize gutyo gusa, ni ihungabana ry'ubuzima mwagize gute? Mwabayemo. Munkurikire agaciro mutagize ngewe nzagira gute? Zakabaha. Turashimira Yesu wahaye agaciro abagore. Haleluya, haleluya. Murakoze cyane. Hanyuma Yesu amaze kubona bamusohoye mu rusengero, none ko abahanga bamwanza arabigenza ate? Aravuga ngo ubw'abahanga banyanze reka njye gushaka abaswa. Nubu buryo ahamagara amafi yose mu nyanja arayabwira ngo ejo nzaba ndaho ku mazi, mwirinde ntimwinjire mu nshundura za ba Petero, kuko ba Petero bagifite amafi ntibashobora kunkurikira. Hanyuma rero mwamafi mwe ndavuze ngo ntimwerekere ibumoso ahubwo mujye hehe? Mujye iburyo, ejo nzaza. Ba Petero baraye baroba amafara bitaba, bararoba wapi biranga. Kumbi biri muri gahunda yande ya Yesu. Yesu aza ahantu yagukorerega akagufata. Halo? Aza aho yagukora akagira gute? Akagufata. Amafi yigira iburyo. Noneho mwari muzi ko babagayo ari uko batsinze. Umuntu wese watsindwaga cya kizamini yahitaga ayoboka y'amazi. Murankurikiye ahari kavuga ngo basi ubwo iby'abahanga byanze reka nigire kuroba amafi. Petero amanuka nayo n'inkota avuga ngo ndabazi hari igihe baziyenza reka nyijyane nzabereka. Hanyuma rero Yesu ngo ahagere aza ashingura neza, asanga ba Petero bapfundikanye inshundura zabo ngo bamurebe intambuko yonyine. Yesu agenda neza, bamureba bakabona ni mwiza. Arangije ngo ahagere arabasuhuza, ngo amare kubasuhuza barasuhuzanya. Arabaza ati none se amakuru? Bati amakuru ni meza. Hanyuma bahita batangurukanwa, waruje guhaha se? Yesu arababwira ngo ngewe sinjya ngira gute? Sinjya mpaha. Yesu ntahaha kuko n'umuremyi wa byose. Amen. Ababwiye ngo ntaha, we ntuhaha uri nkande. Arababwira ngo ibiriho byose ngewe ni ibyande, ni ibyanjye. Ngo bamurebe
bamugirira impuhwe baravuga bati yo intoki zawe se ko zoroshye uzashobora gukurura inshundura. Barabyibuka bati cyangwa uri mu bantu ejo batsinzwe sha ukaba nawe wari uje gushakira akazi hano. Yesu arababwira ati ngewe sinjya ntsindwa. Icyo akora ejo mu bakoze ikizamini nari ngize gute? Nari mpari naratsinze. Bataha umaze gutsinda. Ndangije rero bampaye kubisobanura nicara kuri ya ntebe. Barangije baransohora ngo intebe ya Mensi yanagize gute? Nayanduje. Ba Petero bamaze kumva ko Yesu yanduje ya ntebe. Turi kumwe ahari? Turabafite abantu bishimira ibyago by'abantu. Bati wayanduje ba? Bati ngewe nayica ya ntebe wayicayeho. Yesu arababwira ngo nagize gute? Barangije bamuha felicitation bati sha uri umuntu w'umugabo. Wakoze kuyanduza maze turebe nabo ko bazakomeza kurugumamo. Hanyuma ubucuti bwabo nuko buza abayigaruriye imitima yabo. Arangije arababaza ati hari icyo mwaronse? Baramubwira bati twakesheje ijoro ryose turoba nta na kamwe twagize gute? Twaronse. Arababwira ngo noneho inshundura ni muzinage hehe? Iburyo. Baramubwira bati yewe nta wakurenganya. Ibyo mu muzingo w'igitabo urabizi ariko wemere ko ibyo ku mazi utagize gute? Utabizi. Yesu arababwira ngo mwebwe ni munage y'inshundura. Kubera urugero ubucuti bwabo bwari bugezeho baramubwira ngo ubwo ari wowe ugize gute? Ubivuze reka tugire gute? Mu yandi magambo kugira ngo ubucuti twagiranye butazamwe igitotsi reka tugire gute? Tubikore. Biragusaba kubaka ubucuti bwawe nande? Na Yesu. Barakurura bakuruye bumva inshundura ahubwo noneho ziraremereye. Baramuhindukirana bati ntitwakubwiye. Ariko kubera ko iyo Yesu yangaje urugamba abazi n'uburyo azagira gute? Azarutsinda. Ahamaho arababwira ngo nimukomeze mugire gute? Mukurure. Wowe Imana yahaye icyerekezo nubwo uri mukurura ukabona ntibiza. Ubwo ariyo yabivuze ongera ugire gute? Ongera ukurure. Yesu ashimwe. Ifi baraziroba bamaze kuziroba ahita babwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi bo kuroba iki? Abantu. Amafi aho ari mu nyanja yose ariruhutsa Yesu we urakoze ko badukiza bari batumereye nabi. Ba Petero bagendana na Yesu imyaka 3 n'igice uhereye umunsi ntibasubiye iwabo. Hanyuma noneho Yesu atangira gukora imirimo n'ibitangaza. Murabizi Yohana wamubatije mu nzu y'imbohe igihanga bagikuraho. Yesu arakomeza akora imirimo. Hanyuma noneho muri uku gukora imirimo kubera ko Yesu yabigishaga n'abagaburira bituma abantu barushaho kwaguka. Ntimureba nubwo imvura yaguye iyaba hari itangazo ko umuntu wese wageze hano ari butahana umufuka w'umuceri abantu bari kuyimeneramo bakaza kavuga ati ntacyo ndaza kuba nota ariko nibura umuceri wagize gute? Wahageze. Rero Yesu yarabigishaga arangiza akabagaburira. Abantu baraza ari benshi. Noneho umunsi umwe bukeye baza ari igihiriri. Bamaze kuza ari igihiriri abagore bazanye n'abagabo babo. Yesu aterura amagambo aravuga ngo ninjye mutsima w'ukuri kandi ndi umutsima wavuye hehe? Ku Mana. Abagabo bahita bafata abagore babo amaboko ati nimuveyo. Taha tugende. Uriya yaribwa ate? Bibiri bya gatatu by'iteraniro biragenda. Ba Petero ngo bitegereze Yesu. Babona Yesu arimo yibaza ibitumye abantu bagenda. Ba Petero nabo bashaka kubagenda ngo babakurikire. Yesu arabahindukira arababaza ngo Petero namwe murashaka kugenda nkuko bariya bagiye? Petero aramubeshya aramubwira ngo mwigisha nta gahunda dufite yo kugenda. Mbese twakuvaho tukajya hehe ko ari wowe ufite amagambo meza y'iki? Y'ubugingo. Cyari ikinyoma yaramubeshyaga. Dore impamvu ntibageze imbere. Bukeye bwaho Petero abwira Yesu ati Yesu we burya ejo twanze kugusebya ariko nyakuba nta bajyana batagize gute? Turagira ngo twumvikane dore turi twenyine turiherereye tubwiza ukuri. Ubundi twe ko twasize ibyacu tugagukurikira bizagenda tubwire tumenye ibyo kutubwira ko ari wowe mutsima tubwire tubimenye. Yesu arababwira terega nimuhumure mbabikiye iki? Oya iby'ubugingo bubiretse ubanze wibuke ko ibyacu twagize gute? Nuko abantu bateye abenshi babishakira iby'ubuzima bw'isi
ariko Bibiliya ikavuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Yesu ahita abasubiza rero ababwira ngo mwebwe abasize ibyanyu muri ubu buzima mukiri mu isi nzabakubira inshuro zingahe? 100. hanyuma noneho n'ikindi zabaha kwicara ku ntebe 12 mu miryango 12 ya Isiraheli iki imanza. Ba Petero bumvise harimo gahunda y'ifaranga n'ubukire kandi harimo n'ubuyobozi, baramubwira ngo Yesu aho uzajya hose tuzagira gute? Tuzagenda. Abo tukiri kumwe, haleluya. Nyuma nihute kugira ngo nze kugera ku musozo. Baragiye Yesu akomeza gukora imirimo n'ibitangaza. Hanyuma rero umunsi umwe y'amakuru ko Yesu akiza indwara, Yesu akiza ubukene, aragenda aramamara agera ku munyamategeko witwaga Teofilo. Hanyuma uyu Teofilo yari yarize ku ishuri rimwe na Luka. Arangije Teofilo yandikira Luka, aramubwira ngo Luka we, akazi kawe kajemo kidobya. Karamubaza ngo byagenze bite? Teofilo aramubwira ngo urabizi ko wowe abantu baje ari ibimuga, ntubakiza, uragerageza ukababesha ukabahimbago, warangiza ukagenda ubabwira ngo ntibakavuge ko ari ibimuga, bajye bavuga ko ari aba bana n'iki. Ariko hari undi muganga w'umuturage, haleluya, w'umuturage wavutse mu giturage cy'Epfiyo, ariko nubwo ari umuturage, umuti ukiza indwara zose. Umuturage nari mvuze ni Yesu, haleluya. None mwagize ngo ni umunyamujyi? Hapana. Impamvu ubona abantu bashaka kwiyambika ubusa ngo bigize abanyamujyi nuko batazi iwabo wa Yesu. Iyo bamenye iwabo wa Yesu bagombye kunyura mu nzira Yesu yagize gute? Yanyuzemo. Teofilo aramubwira ngo barya abantu bose wahaye imbago baramusanze icyambere, we yabakirije ubuntu. Yabakirije iki? Kandi hirya yo kubakiriza ubuntu, we wabakaga amafaranga, we yabahaye n'iki? N'ibyo kurya. Ubu rero akazi kawe kagize gute? Kapfuye. Nkugiriye inama wajya kumusaba akazi k'ubufasha. Hanyuma Luka ngo amare kubyumva, aza mu iteraniro Yesu arimo, aza n'ubwiyemezi bwinshi avuga ngo ngiye ndi docteur, reka nze kureba uyu muntu ibyo bari kumuvugaho niba ari ukuri. N'ukuri uko Yesu bamuvuze niko natwe twamubonye. Haleluya, haleluya. Ngo birangire rero Luka araza, ageze mu iteraniro Yesu agira aca agaburira abantu. Batsimbuye muri rwa rugendo rwabo, bagera ahantu hari umuntu w'ikirema, nako w'impumyi. Uyu muntu Bibiliya iravuga ngo yari yaravutse ari iki? Ari impumyi. Luka araho ngaho ari gushaka kureba koko niba Yesu ari umuganga. Hanyuma bari kumwe na Yesu baramubaza ngo Yesu we, uyu mwana niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be? Tubwire. Yesu arababwira ngo si uyu mwana kandi sinababyeyi be, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe. Yesu abigenza ate rero? Ahita acira hasi, atoba iki? Luka arahari? Luka agize gute? Arahari. Yesu amaze gutoba icyondo arakizana agisiga yampumye hehe? Ku maso. Luka ahita yitanguruka. Ubu tugira abantu bazi kutuyobora ku buryo umuyobozi ashobora gukora ikintu wajya kubona ukabona. Simvuze diakoni, murangurikiye hari, mvuze umuntu ufite umwuka wa Luka. Luka utarahura na Yesu. Luka ahita yitangurukanwa ati niko Yesu, njyewe uranzi, uzi icyo nshinzwe? Njyewe ndi umuganga, nizi iby'ubuzima bw'abantu. Ibi bintu ukoze ni amahano kandi nagufungisha. Uzi ijwi ryanjye aho rigera muri iki gihugu we? Nta soni uratinyuka ugatoba icyondo ukagihoma umuntu ku maso? Nubwo yari impumyi ariko nibura yari yakarabye. Turi kumwe ahari? Bibiliya ivuga ngo iki? Yesu ntiyasubije Luka, ahubwo yahise abwira yampumyi ngo genda ujye kwiyuhagira mu kidendezi cyitwa Siloamu. Hasobanurwa ngo yaratumwe.
mu yandi magambo ni Yesu wari ubwiriyemo Luka ngo nta mwanya mfite w'amatiku kuko njyewe nagize gute, naratumwe. Bimwe mu bintu bitumaramwo imbaraga ni uguhangana n'abantu bari mu buyobe, akagutuka nawe ukamutuka, akakurwanya nawe ngo muhangane. No, komeza komeza komeza, Kristo arahari kandi ubwo turi kumwe tuzagerayo. Imana ishimwe, haleluya. Hanyuma ya mpumyi iragenda iriyuhagira, hanyuma buza gucya ya mpumyi yagize gute, yahumutse. Imaze guhumuka rero mu rugendo rwayo igaruka ihura na Luka. Luka ngo ayikubita amaso, ni wowe cyangwa si wowe? Haleluya. Yesu yari yaravuze ngo utanyemezwa nuko mvuze, icyo nzakora kizatuma agira gute, kizatuma nyemera. Luka amaze kubona iyi mpumyi bahuye noneho yahumutse. Buriya iyo usoma ubuzima bwa Luka usanga kimwe mu bintu byababaje Luka kugeza apfuye nuko atafashe urugendo ngo ajyane na ya mpumyi yitegereza uburyo ihumuka. Hanyuma noneho amaze kubona ya mpumyi yahumutse nibwo yazindutse mu iteraniro asanga Yesu, aramubwira ati Yesu, noneho nakwemeye, ndaguhendahenze, ujye wemera ngo utwaze ibitabo. Ujye wemera ngo utwaze iki? Haleluya. Ishushanya noneho Luka w'umudokiteri ari gutwaza Yesu iki? Ibitabo. Ntabwo ari buri muntu wabishobora, keretse umuntu wahuye na Yesu niwe ushobora kugutegurira intebe wicaraho. Haleluya. Keretse umuntu wahuye na Yesu niwe ushobora gukira ariko akibuka kuri umukene ukwiriye no kubahwa. Umuntu wiza atarahura na Yesu yagukakabiza. Ariko Bibiliya yavuze ngo icyakora muzahabwa iki? Imbaraga umwuka wera nagira gute, nabamanukira. Hanyuma urugendo rurakomeza, igihe kiragera Yesu avuga iby'urupfu rwe. Hanyuma amaze kubivuga ba Petero bati have wivuga gutyo, twebwe turi abantu b'abagabo tuzabana nawe, ibyo gupfa bivanemo. Noneho Yesu arababwira ngo ungambanira ari muri mwebwe nta handi ari. Hanyuma ikiza kumubereka amaboko turayahuriza hehe? Kumbehe. Batangira kugira ubwoba bwo gukoraho, ariko Yuda ngo arambura ikiganza cye ahuriza amaboko na Yesu hehe? Kumbehe. Bene wabo bamufata mu mashingo, nta soni. Aka kanya bihanuye wowe isutuma bisohora kweli. Hanyuma Yuda kwemera kwihana bavamo, ahita ajya kugambanira nde? Ahita ajya kugambanira Yesu. Yesu ahita ababwira ngo ubwo agiye kugambana nimuze tuzamuke tujye gusenga. Haleluya. Uragambanirwa, va mu gutanga ruswa, zamuka ujye kugira gute, ujye gusenga. Baragenda barasenga, ni kuwa gatanu. Hanyuma baraza Yesu baramufata. Bamaze kumufata, Petero ahita akura inkota mu rwubati, abwira Yesu ati we shikama, sinakubwiye ko turi abantu b'abagabo? Agize ngo ateme wa muntu amuca igihanga. Wa muntu uko yagakwebye inkota ifata ugutwi. Arangije Petero abwira Yesu ngo wabibonye? Nguko ugutwi bana, naringiye kumuca igihanga, nubwo yakwebye ntugire wasi twebwe ntitugize gute, ntitworoshye. Yesu arangije afata ugutwa gusubizaho, abwira Petero ngo subiza inkota yawe hehe? Mu rwubati. Urugamba si urw'umubiri, inyama ndetse n'iki? N'amaraso. Biradusaba kumenya uburyo bwo kurwana urugamba. Hanyuma Yesu baramujyana. Petero ngo atekereza, aravuga ati kwe ubu nsubireyo? N'uburyo umugore yanyandikiye amenyesha ko amadeni ari menshi nkamusubiza ngo afate n'ayandi. Yesu yavuze ko azadukubira inshuro zingahe? Ubu ndahinguka mu rugo gute koko? Petero afata umwanzuro wo kuvuga ati nubwo abacu bagiye ndamukurikira ndebe nibura ko aza kumbwiraho ifeza yagize gute, yazibitse, wenda nzazifata abacu nabo ngire gute, mbaherezeho. Ntageze imbere, murabizi yasanze ari umuriro Yesu mu rukiko. Hanyuma noneho murabizi ko Petero yihakanye nde? Yesu. Biza kurangira rega Petero basubiye kuroba. Hanyuma ngo bagere mu rugo basanze abagore babiteguye, biteze ko abagabo bari buzana amafaranga bakishyura ya madeni. Ahubwo bisanga abagabo bari kurya ibiryo babitamwe amarira. Babitamwe iki? Abagore batari koko murya munarira. Muri abantu b'abagabo byagenze bite? Ba Petero batihorere mada, wa mugabo twakoreye nta kigenda cye, wa rwiyemeza mirimo twakoreye burya n'ibihemu,
ubwo bise bihemu ninde? Ni Yesu. Uzi ko burya nta n'imbaraga yari afite? Uzi uburyo bamujyanye akagenda wagira ngo ni intama batwaye? Uzi ko bamubambye ku musaraba buri yambaye ubusa? Madamu mbabarire sinzongera kuva aho uri. Iyo umuntu yagize intege nke asubira mu byo yagize gute? Mu byo yabaga amatari yahura nande? Na Yesu. Musubize amaso inyuma, murasanga abantu bari kwigundiriza imyambaro kandi baje gukizwa, ari byo bari gukizwa bahunga. Ariko kubera intege nke n'uburyo agenda asubira iyo yagize gute? Intege nke zimutera gusubira mu byo yagize gute? Mu byo yavagamo. Hanyuma ba Petero bajya kuroba ariko amafi arabihisha. Hanyuma Yesu murabizi arafashwe, arahambwe, amaze gatatagira gute? Arazuka. Yesu yarazutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma ya mateka yose Luka none harimo arayakurikirana. Yesu amaze kuzuka atangira kwiyereka abantu, aramanuka ajya kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Ahageze icyo nkundira Yesu, ibyo turimo tujya guhigahiga we ntiyirirwa bihiga ahubwo arabifite. Ba Petero bari ku nyanja baroba, ariko Yesu we afite ife ebyiri yazishyize ku cyokezo arimo arazotsa. Wari uzi ko Yesu ari na mucoma? Haleluya. Yesu ifi ebyiri yazishyize hehe? Bo barimo bararoba ariko Yesu warazifite yazokeje hehe? Ku makara. Hanyuma ngo bamare komoka batsitse ku nkombe, basanga we ibyo bari bagiye gushaka Yesu agize gute? Arabifite, arabagaburira, arababwira ngo nimuzane no kuri izo. Bariye uburyo bamanyagura ifi, uburyo baganira, bamwikubita imbere baravuga ngo burya ni wowe, mbese burya urupfu ntirwaguheranye? Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu arababwira ati sinari narababwiye ko nzazuka kwe? Koko mwagiye mwizera? Arangije aragenda, bose agenda bagarura, barongera basubirana nawe mu murimo. Amara iminsi 40 abiyereka. Iminsi 40 rero ishize arongera arabakusanya, arababwira ngo murabizi noneho narababambiwe, ibyo mvuze no kubikora ngira gute? Ndabikora. Muramenye ubu ngiye kugenda ngiye kwa Data. Haleluya. Ntimuzongere kujya kuzerera, ntimuzongere kujya gusambana, oya, ntimuzongere kujya kwiba, oya. Petero noneho mukomere, kandi nimumara gukomera mukomezanye, mubone nuko mukomeza abandi, kandi uhereye none mugende mwera imbuto zikwiriye bagize gute? Abihannye. Haleluya. Harabazamukana bagera ku musozi wa Elayono. Arababwira ngo mwitegure rero, nubwo ngiye kugenda simbasize nk'imfubyi. Ningeri iyo Data ari ndamubwira boherereza umwuka wera. Icyakora muzahabwa iki? Umwuka wera nagira gute? Nibwo muzaba abagabo mukampamya mutakijahagurika, mukampamenya neza ntuye muri mwe. Arangije bakiraho ngo nuko Yesu arazamuka ku musozi wa Elayono. Barangije kubera ko noneho bari bihannye neza, bamaramaje kumukurikira bamuhanga amaso, ngo baramutumbira, bakomeza kumutumbira cyane azamuka. Isi yagira ngo ibakurure, igasanga amaso yabo bayahanze kugize gute? Kuzamu wajyamwe. Ibikanu biranga kugaruka biranga. Si yagira ngo ibinginge basubire kunywa inzoga, bakavuga ngo ntabwo bishoboka, bagakorana bakabwirana ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Haleluya, haleluya. Bakabwirana ngo tumbira, hagira ugize ngo agira intege nke, bagenzi be bakamubwira ngo ngera utumbire Yesu niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Tumbira, tumbira Yesu wenyine. Yesu amaze kugera kwa se. Haleluya. Bakiraho ibikana ari uko bameze, bamureba agenda. Yesu arahindukira arabareba, aravuga ngo nukuri ndabona noneho baramaramaje. Haleluya.
baramaramaje arangije yohereza abamarayika babiri, ayohereza intumwa arazibwira ngo nimugende mubambwirire ngo ngewe Yesu babonye ngenda. Haleluya. Uko bambonye ngenda niko bazanambona ngira gute ngaruka. Mubabwire ngo ibyo nababwiye byo kuntegerereza i Yerusalemu aba ariko bagira gute babikora. Arazira babwira ngo yemwe bagabo b'i Galilaya, Yesu wakuwemo, uko mumubonye agenda niko muzamubona agira gute agaruka. Hanyuma bazinga utwabo baragenda bajya mu cyumba cyo hejuru, ariho Petero n'izindi ntumwa babaga, basangwayo n'abandi bantu 120 babaho ngaho. Rero bahategerereza indi minsi 10 kugira ngo byuzure iminsi 50. Ni ukuvuga ngo Pentecote bigizwe n'amagambo abiri, patos bisobanura ibisazi, na noneho nako pante bisobanura iminsi 50, hanyuma patos bisobanura ibisazi bitagatifu. Mu yandi magambo Luka yandika ngo Pentecote, yandikira Teofilo, yaramwandikiye ngo ku munsi wa Pentecote, yaramubwiye ngo ku munsi wa 50 nyuma yuko Yesu azutse, babarokore noneho bari buzuye ibisazi bitagatifu. Haleluya. Bananiwe kwikontrola bitemera. Hanyuma baragenda mu minsi 10 bahamaze. Cyambere barihanaga bakitunganya kugira ngo umwuka wera amanuke, nuko abantu bihana, abasinzi bakabivamo, indaya zikabivamo, abacinyuma abagabo bakabivamo, abatukana bakabivamo, ingambanyi zikabivamo, abacira ibica abandi mu murimo nabo bakagira gute bakabivamo. Ba Petero barihana, baraturirana ku munsi wa 10 bicaye nk'uko twicaye. Bibiliya iravuga ngo bari mu mwanya umwe kandi bahuje iki? Umutima. Guhuza umutima bivuze iki? Ntabwo ari uyu mutima wo mu nda. Uyu mutima icyo ukora nta kindi uretse ku umwuka wera aramanutse ngo bahinda umushyitsi, hanyuma ngo aza mu ishusho y'umuriro, hanyuma ibishashi biraturika, ngo umuntu wese wo muri bo ahabwa kuzura umwuka wera kandi ahabwa kuvuga urundi rurimi rushya. Yesu ashimwe. Ururimi bavuze n'uruhe? Bavuze ururimi rw'ijuru, ururimi Imana yavuganagamo n'abantu bayo batari bubaka umunara w'i Babeli. Abantu batari bubaka umunara w'i Babeli bavugaga ururimi rumwe. Hanyuma Imana irababwira ngo mugende mugwire mwororoke mukwire isi yose. Kubera kwigomeka kw'abantu baravuga bati ntaho tujya, ahubwo reka twiyubakire uwacu umujyi, tunubake tugende tugera ahituye. Imana irangije ifata rwa rurimi rarutatanya, bivamwe indimi nyinshi, nuko ikinyarwanda nacyo cyagize gute cyaje. Ariko ku munsi wa Pentecote, haleluya, bose buzuye umwuka wera bavuga ururimi rumwe. Noneho umuntu yakumva akumva baravuga mu rw'iwabo, undi akumva n'urw'iwabo bavuze, naho kumva isurw'iwabo ahubwo ni ururimi ruturutse ku Mana ishobora byose. Ahavugiwe imvugo y'Imana, ururimi rw'Imana ntirucamwe abantu ibice. Imvugo y'Imana ihuza n'abatari bagize gute n'abatari bahuye. Uhereye umunsi buzura umwuka wera, abababonye n'ababumvise baravuga ngo basinze. Petero arahagarara arababwira ngo ntabwo twasinze, ahubwo Yesu urya mwishe mukamubamba ni ukoze ibingibi mugira gute, ni ukoze ibingibi mureba. Yari yaravuze ko azahambwa akazuka, murabizi yarazutse. Hanyuma agiye gusubira mu ijuru haratubwira ngo azatwoherereza umwuka wera. Hanyuma Petero arabigisha, abantu bari baraho bari abaherwe, barangije baramubaza ngo none bagabo bene data, twebwe abo mubibwiye tubigenze dute? Petero arababwira ngo nimwihane ibyaha byanyu. Haleluya. Amen. Isoze.